mu mwambaro mwiza w'abageni, Miss wanyu mwakunze, igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2015, ndatekereza ari Kundwa Doriane, wabaye rero igisonga cye cya mbere, ari we Vanessa Raissa Uwase. Mbere nyuma y'uko bivuzwe kenshi cyane n'abantu benshi bumva y'uko bidashoboka yuko yakora ubukwe kuko yavuzwe n'abantu benshi cyane mu rukundo, yaterewe ivi n'abantu benshi batandukanye. Rero ku itariki yo ku munsi wa gatanu tariki 6 z'ukwa gatandatu, nibwo habaye dote cyangwa se haba umuhango wo gusabwa no gukwa n'umusore witwa Ngenzi. Nk'uko rero mubibona muri aya mafoto, yazanywe na Tonton Mass cyangwa se Intore Masamba. Ntekereza yuko aho bigeze noneho abantu bumvaga bitashoboka cyangwa bumvaga ari ibintu bitakunda, ntekereza ko noneho ko mugize icyizere 100% yuko umumisi wanyu mwakunze Vanessa Raissa noneho ko ubukwe bwatashye. Abantu ntabwo babyumvishaga, bavugaga yuko ngo bazemera igeze mu nyuma rero yuko yavuzwe mu rukundo n'abasore benshi. Hari umukongomani w'umuherwe bavuzwe mu rukundo, ariko mbere ye habanje umuntu witwa Olivis wo muri Active ndatekereza. Muribuka iterana ry'amagambo ryabo hagati yabo, umwe avuga yuko ngo ari umwana, ubundi akamusubiza yuko umwana atakabaye amwiyamburira ubusa. Murabyibuka. Rero bigatuma abantu bavuga yuko uyu mukobwa rwose yagiye mu rukundo n'abantu benshi, ariko ntekereza ko icyo ngicyo atari icyaha cyangwa ikosa. Rero ko nta giti kibura inyoni kigo cyangwa nta nkweto ibura iyayo. Ubu ngubu ibyari urukundo noneho ku mugaragaro bibaye official. Ubu ni umugore n'umugabo. Ngenzi uyu ni umugabo wa Miss Vanessa Raissa. Rero nk'uko abantu babitinzeho bagenda bavuga ku mateka y'uyu mukobwa, udushya n'udukoryo yagiye akora muri Kigali. Murabyibuka igihe bamubeshyera, njye nemera ko bamubeshyera kuko we niko yabivuze, bamubeshyera yuko ngo yagize ate ngo yaryamanye ngo n'umugenzi ku kibuga cy'indege, ko bivugwa yuko ngo yirukanywe, ariko ni amakuru y'ibihuha abantu bihimbiye cyangwa abantu bo kw'imihanda. We yarabihakanye, urumva na ibyo bintu mu kibuga cy'indege ntabwo bishoboka. Biravugwa biratinda, avugwa mbese mu tuntu twinshi cyane, ariko nyine ni abantu, ibyo umuntu yahakanye ntekereza ko dukwiye kwemera ibyo ngibyo, cyane yuko nta foto nta cyabaye, nta gihamya cyari gihari. Rero bivugwa yuko uyu musore wamusabye witwa Ngenzi rwose ni umuntu wo mu Mana cyane, ni umwana wo mu batambyi, nibyo bivugwa aha ngaha. N'ikimenyimenyi, uyu musore niwe wabwiye umukobwa ngo abatizuzwe mu idini ye, idini yo bazasezeranamo, kuko imbere aha ngaha bafite kujya gukora ubukwe. Mu mategeko ntabwo buraba, no mu rusengero ntabwo buraba, kandi ibyo nabyo birateganijwe imbere aha ngaha. Rero bivugwa yuko uyu mukobwa yagiye kubatizwa mu idini ry'umugabo we, uyu nguyu Ngenzi rwose ngo ni umuntu wo mu Mana cyane. Rero ikintu cyatangaje abantu hagati aha ngaha ni ukuntu uyu mukobwa amajije kubatizwa, byamwanze mu nda. Niba yari yasohokanye n'abacuti be, niba yari yagiye abasangaho ntawe bizi, gusa icyabayeho nyuma ni uko yagiye mu kabari mu minsi ya vuba rwose, nta mezi 2 aciyemo, baramukubita ijisho riba ijisho, ariko ku bw'Imana yarakize. N'ikimenyimenyi ku bantu muri kumureba kw'aya mafoto, nta kibazo amaso yiwe afite, murabizi ukuntu yirebera nk'inyana yo mu ruhongore, rwose ameze neza, nta kibazo na gitoya afite. Rero nta muntu utagira ahe hashize, ushobora kugira ibintu byiza ariko n'ibibi birahari, kandi sintekereza yuko ibyo bibi bita bigenda ngo bizimangatanye ibyiza tumuziho. Ku bantu bazi uyu mukobwa ari cool, ni umwana mwiza, nta rindi ribi rye.
ni utuntu turi aho, ni amafuta asanzwe. Kuba rero avugwa mu rukundo n'abantu benshi, akavugwa no mu rukundo abantu batexpectingaga yuko yakundana nawe, urumva nko kuvuga ngo umuntu ni igisonga cya mbere cya Miss 2015, uriya mukobwa mu gihagararo cy'uko abantu bamureba. Mbese kumva ngo yakundanye na Olvis, abantu byarabatunguye biranabarakaza, ntabwo bashakaga kubyumva. Aribwo iterana ry'amagambo ryabo ryarakaje abantu benshi, aravuga ati n'ubundi ntimwari mukwiranye, ntimwari muberanye, ariko finally ubukwe burabaye. Abantu rero mu mukunda murumva ni ibyishimo kuri mwebwe. Na Olvis igihe kiwe kizagera, ntabwo tubizi, nta kiri mu muziki, ntabwo tuzi ahantu ari. Abantu rero bahoze bavuga yuko ngo Olvis ngo yari ari muri ubukwe, ariko realite ntekeza ko ari ibihimbano, ntawe babonye. Ni ibintu abantu bari guhimba, nta Olvis wageze mwabura bukwe mw'abantu mwe. Ni ibintu abantu nyine bari kwishyiramo kugira ngo sinzi ikintu bashaka kumvikanisha hagati aho ngaho. Rero kuntu abantu batemeraga ubu bukwe, yaba bamutereye ivi, abantu ntibabyemeye ngo tuzabyemera igezemo. Ejo bakoze bridal shower, abantu baravuga ati ntabwo twabyemera, nabwo tuzabyemera, ubukwe bwatashye bwabaye. Ubu ngubu na dote rero yabaye, hari abantu batari kumva yuko bishoboka, ngo abantu igihe batari basezerana mu mategeko, ngo ntabwo umuntu aba ari umugabo wawe cyangwa aba ari umugore wawe, ngo kuva abantu batari bajya muri church, ngo ntabwo aba ari umugabo wawe, nta nubwo uri umugore we. Ariko ntekereza yuko uyu musore witwa Ngenzi azi uyu mukobwa, ibintu byose arabizi, azi ukuri uko twe tukuzi. Yihanganiye byinshi rero, yumvishe byinshi, yamumenyeho byinshi cyane. Ntekereza yuko amagambo yo kuri social media, ibintu byinshi abantu bavuga, ntabwo ntekereza yuko ari byo byatuma aka kanya acika intege. Ni ibintu by'ibihimbano. Ikindi kintu cyavuzwe kuri uyu mukobwa, abantu bari gukomeza bavuga yuko atwita. Gutwita ni ikosa, ni icyaha. Ni irihe kosa ririmo kuba uyu mu Miss Vanessa atwite? Njye nta kosa mbonamo, nta cyaha mbonamo, kuko umwana afite se na nyina, kandi bashoboye kugira gute kumwitaho. Rero twakabaye twishimira intambwe nziza yateye, twakabaye twishimira icyiciro kimwe yavuyemo akajya mu kindi, cyangwa se guhindura stati. Nibyo twakabaye twishimira. Ibindi byo kuza abantu bavuga ngo nta mu Miss ukwiye gushaka cyangwa ngo gukora ubukwe atwite, ibyo biratureba se? Nitwe tuzarera umwana? Ni iyihe nshingano dufite hagati mu rukundo rw'aba bantu, ku buryo abantu babigize ibindi, babitinzeho, bari gushaka gutotora iyi couple? Ntabyo muyitotoramo. Aba bantu barikundaniye, bameze neza. Uyu Ngenzi azi byinshi kuruta mwebwe ibyo muzi kuri Vanessa, kuko ibyo muzi ni ibihimbano byo ku muhanda. Buri wese araza akandika icyo ashaka, akavuga icyo ashaka, buri wese akagitwara mu mutwe uko ashaka. Rero ntabwo twe tuzi cyane Vanessa kuruta umuntu bagiye kubana. Gutwita si icyaha, kuba yarakundanye n'abantu benshi si icyaha. Rero dukwiye kubyishimira, dukwiye kubanezerwa, tukavuga congratulations, tukareka kuzana ibintu bya negativity byahashize. Ni umunezero we, tugomba kwishimana n'abishimye. Konguzirata Vanessa, Nyagasana akugire neza, akwiteho kandi azakubakira. Ibyashize ni ibyashize.